Ini inkuru y'akababaro n'agahinda, inkuru ibabaje cyane tugezeho muri kano kanya, akaba ari inkuru ivuga ko umuhungu wigaga muri kaminuza asanzwe mu nzu yapfuye ndetse n'umukobwa, ubwo niba bari baranye cyangwa se byari bimeze gute, ijyanye n'uko muri iyo nzu cyangwa se muri iyo ghetto yabagamo babasanze ari babiri, ari umusore ndetse n'umukobwa, uribaza ngo byagenze bite? Ni inkuru rero iri kugenda ivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko bishobora kuba ari turi bamwe mu ba mbere ba breakinze ino nkuru. Ibi ngibi rero byabaye mu Rwanda, ni mu ntara y'Amajyaruguru, niho ibi ngibi byabereye, aho umusore rero wigaga muri kaminuza bamusanze mu nzu yapfuye, hanyuma ariko harimo n'umukobwa wagize gute, n'umukobwa wapfuye, ubwo no kuvuga ko inzu bayisanzemo abantu babiri bapfuye. Hanyuma ibintu byinshi rero bigiye bitandukanye abantu bakomeje kugenda babyibaza, gusa kugeza ubu ngubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse n'izindi nzego z'umutekano ntago baratanga amakuru nyayo cyangwa se nyirizina ashobora kuba yatangaza icyatumye uru rupfu ruba cyangwa se icyatumye urupfu rw'uyu musore n'uyu mukobwa ruba. Ahangaha rero n'umuhungu wigaga mu ishuri rikuru ry'imyuga ndetse n'ubumenyi ngiro, ni mu ishami rya Tumba, ni mu karere ka Rulindo. Uyu musore rero bamusanze mu nzu yarahacumbitsemo amanitse mu nzitiramubu yapfuye, ariko noneho hari n'umukobwa wari waje kumusura n'abaryamye hasi rero yapfuye. Niyo makuru ari kugenda agaruka cyangwa se ari kuvuga, bari kuvuga ko uyu mukobwa yari yamusuye. Kugeza ubu ngubu iki kigo cyangwa se rino shuri ryamaze gutangaza ko uyu munyeshuri cyangwa se uyu muhungu wapfuye yari umunyeshuri wabo, ariko ntago baramenya neza. Urumva kaminuza hari ukuntu uba usanga yigamo abanyeshuri benshi, hari igihe rero usanga wenda hari abo ubuyobozi bw'ikigo butazi neza, bisaba gusubira mu nyandiko cyangwa se mu mpapuro z'ikigo kugira ngo bamenye niba uwo munyeshuri yari uwabo, ariko uyu muhungu we bamaze kwemeza ko yari umunyeshuri wabo. Uyu nguyu rero basanze n'ubundi amanitse mu nzu yari acumbitsemo yapfuye, aho yari amanitse mu nzitiramubu cyangwa se supanete. Ibi rero byabaye uyu munsi ku itariki ya 24 nibwo amakuru yamenyekanye z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho uyu muhungu yari acumbitse hafi ya rino shuri n'ubundi rino shuri ry'imyuga rya Tumba, muri koleji ya Tumba, yaracumbitse hafi yaho. Urabizi ko abanyeshuri biga kaminuza ari igihe usanga mu macumbi rusange cyangwa se bibera hanze, cyane ko bura kwiga kaminuza ubundi ubutangiye kuba ijambo kuminuza nyine ubutangiye kuba umuntu mukuru, umuntu ukuze kabisa. Ariyo mpamvu uzasanga kaminuza nyinshi ntabwo zigira interina nk'uko mu masegonderi cyangwa se no mu ma inferieur usanga hari ama interina, hari ukiri umwana bakeneye kumenya wariye waramutse ute, ariko kaminuza icyo mupfana ni isomo cyangwa se nukuza kwiga, ndetse no mu makaminuza yigenga icyo mupfana ni amafaranga ndetse no gutsinda. Niyo udatsinze igihano bagwa n'ubundi kiza mu mafaranga, ntago bagukubita, ntago kubwira ngo byagenze bite. Reka kugeza ubu ngo kaminuza zishobora kukwirukana kuko watsinzwe isomo cyangwa se wagize imyitwarire itari myiza, zishobora kuba nke. Icyo baba bareba ni iki? Ni amafaranga. Uyu muhungu rero yigaga mu mwaka wa mbere w'ibijyanye na information technology muri RP Tumba College, gusa uwo mukobwa basanganye cyangwa se babasanganye mu nzu bose bapfuye. Ntago biramenyekana neza niba yari umunyeshuri wa kino kigo cya RP Tumba College, ariko amakuru nyine agera kuri Dopa Media kuri ubu ngubu nuko inzego z'umutekano zamaze kuhagera, yaba Rwanda Investigation Bureau ndetse yaba na polisi n'izindi nzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere, urumva ko ndetse n'ubuyobozi bw'ikigo, kubera ko urumva ni skandali n'ishyano, bose bageze kugira ngo barebe uko bimeze. Amakuru rero akaba akomeje kwegeranwa kugira ngo bamenye icyatumye uyu muhungu asangwa mu ntuza hariya mu nzitiramibu yapfuye, ndetse umukobwa nawe bakamusanga aryamye hasi yapfuye. Kugeza ubu rero amakuru cyangwa se bya bindi bita rumors, bya bindi bavuga ngo biravugwa ko rero uyu musore ashobora kuba yahitanye uyu mukobwa, yamara kumuhitana nawe akagira gute, kiyahura cyangwa se akishyira muri iyo supanete. Ariko nyine urumva abantu b'abasheri nanone b'abanyeshuri ntabwo umenya nyirizina ngo bapfaga ibiki, kubera ko urumva nubwo biga kaminuza baba bakiri batoya, ntiwamenya ngo bapfuye ibiki. Amakuru rero ubwo akomeje kwegeranywa, ari nako iperereza rikorwa. Ariko umwe mu bayobozi ba kino kigo cya RP Tumba College, ubwo n'ushinzwe ijyanye n'inozabubanyi cyangwa se uwo bita PR, bamwita
Nkusi Moses yatangarije igitangazamakuru Igihe ari nacyo turi gukuraho ino nkuru avuga ko uwo muhungu basanze mu mugozi yapfuye yari umunyeshuri wabo, gusa amakuru menshi agishakishwa. Ubwo rero urumva amakuru menshi agishakishwa n'ubundi no kumenya byagenze gute kugira ngo uwo muhungu wari ukiri muto utangiye mu wa mbere wa kaminuza atangiye kwigira ibintu bijyanye na information na technology bize kurangira yiyambuye ubuzima, kubera ko nibyo biri gukekwa. Sinzi niba yaba ari umuntu wabinjiranye kugira ngo agenda nigo muhungu amumanike yice n'umukobwa musiga hasi aho. Ibyo byose nibyo bikomeje kugira gute, nibyo bikomeje kugenda bikorwaho iperereza. Niyo mpamvu urupfu rwabo rutarasobanuka cyangwa se rukiri agaterera nzamba. Uyu musore rero cyangwa se uyu ushinzwe ino zabo banki cyangwa se public relation muri RP Tumba College Nkusi Moses yavuze ko uwo munyeshuri ari uwabo, ariko umukobwa ntago aremeza neza, ntago aremeza niba ari umunyeshuri wabo cyangwa se ari undi wari wamusuye. Mu magambo yagize ati ni umuhungu ndetse n'umukobwa basanzwe muri ghetto, umuhungu yabagamo inyuma y'ikigo bapfuye. Ahageze rero abahageze basanze bari bifungiranye, bari bifungiranyemo imbere hariho ingufuri. Uwo muhungu rero yari umunyeshuri wacu, ariko umukobwa ntituramenya neza niba yigaga hano. Urumva niba basanze bari bifungiranye mu nzu bashyizeho n'ingufuri, bivuze ko wenda bakinze bagiye kuryama. Abantu benshi bagiye kuryama nyine barakinga bakanakomeza, hari igihe buri mu bice bibamo abajura bashobora kuza bakabiba. Ubwo rero bari bashyizeho akagufuri, sibyo, ariko noneho baza gusanga umukobwa aryamye hasi yapfuye, ariko umuhungu nawe amanitse muri supanete yagize gute, nawe yashizemo umwuka. Ubwo rero ko wavuga ngo ni umuntu wenda wabinjiranye akabica, ntago bishoboka, kubera ko umuntu ntago yakwinjira ngo yice abantu, namara kubica yongera agire gute, yongera afungiremo imbere yasohoka anyuze he. Urumva ko ibyo byose rero nibyo Rwanda Investigation Bureau ikomeje gucukumbura kugira ngo imenye icyateye urupfu rw'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa wari wamusuye. Nkusi yongeyeho kandi ko basanze umuhungu amanitse mu nzitiramubu bisa naho yiyahuye, naho umukobwa we aryamye hasi. Ubwo urumva ko umuhungu ashobora kuba yiyahuye, ari nabyo wenda abaturiye hafi aho bari kuvuga. Abaturiye hafi aho bari kuvuga ko uyu muhungu ashobora kuba yishe umukobwa, yamara kumwica nawe akagira gute, akimanika muri supanete cyangwa se akiyahura. Inkuru nk'izo twagiye tuzumva ahantu hagiye hatandukanye. Hari inkuru twigeze kumva ni mu myaka yashize, ariko iyo nkuru ntabwo ijya imva mu mutwe. Inkuru yabaye mu karere ka Muhanga, ubwo ni mu majyepfo, aho umugabo yagize gutya ari nijoro afata umugore we aramubaga n'umuhoro. Amaze kumubaga abona ko amuheraheje amurangije neza, nawe ahita afata umugozi aragenda kuri zino nzu z'uducurama, ajya imbere hariya ku ibaraza, nawe yimanika mu mugozi. Abantu bacaga mu gitondo baca mu muhanda nibo babonye umugabo yimanitse. Ngibi rero bitumye, cyangwa se inkuru y'uyu musore n'uyu mukobwa itumye ntekereza ibyo muri urwo rugo. Numva ko bishoboka ko uyu musore niba bamusanze mu mugozi yimanitse, ni ugukekeranya cyangwa se ni ukuvuga ibintu bishobora kuba, sibyo. Ni uko ashobora kuba yabanje kwica uyu mukobwa, yarangiza nawe akimanika nk'uko uwo mugabo yagize gutya akica umugore we, yamara kumwica abona ko byarangiye nyine agahita nawe agira gute, ajya kwimanika. Hanyuma dosiye akaba yifunze gutyo, ku buryo nta n'uzabimubaza kubera ko nawe bagize gute, aba yapfuye. Anga rero uyu muvugizi cyangwa se uyu ushinzwe inozabubanyi muri RP muri Tumba College nawe yakomeje atangaza cyangwa se avuga ko uyu musore n'uyu mukobwa babasanze muri ghetto y'uyu muhungu, basanga umusore amanitse hejuru muri supanete, ariko hasi hari umukobwa nawe yagize gute, nawe yapfuye. Hanyuma rero ubwo umukozi cyangwa se uyu mukozi wa kino kigo yabitangazaga mu masaha y'umugoroba yo kuri ino tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu, yavuze ko inzego zirimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, polisi zari zamaze kuhagera kugira ngo zikurikirane zirebe icyo kibazo, bamenyekane ukuri kose ku byateye cyangwa se kuri iyo mirambo yabo bombi rero, yaba uyu mukobwa ndetse n'uyu muhungu. Gusa ibyagaragaje ko ari igihombo gikomeye cyane kubona abantu babiri bakiri
ari abajene bashobora kuba babura ubuzima, byongeye ari n'abanyeshuri. Urumva niba ikigo cyari gifite abanyeshuri umubare runaka, umwe akavaho aba ari igihombo gikomeye cyane kubura umunyeshuri. Ibyo ni ibyavugwaga rero n'umuyobozi wa kino kigo RP Tumba College yereye mu majyaruguru, ni mu karere ka Rulindo. Rero ubwo RIB ndetse na polisi urumva ko iperereza riratangira, cyane ko mu Rwanda dusigaye dufite n'ikigo gishobora gupima icyabaye ku muntu bakamenya uko byagenze, niba yanizwe, niba ari ikintu yakubiswe, niba ari izindi mpamvu zabiteye. Ibyo byose rero bizagenda bimenyekana, wenda tuzagenda dukurikirana hano kuri Dopa Media tubabwire icyakurikiye nyuma y'uru rupfu rw'uyu musore ndetse n'uyu mukobwa. Umusore wari ukiri muto cyane agitangira mu mwaka wa mbere wa information technology cyangwa se information technology muri RP Tumba College, ndetse n'uyu mukobwa babasanganye mu nzu rero bashijemo umwuka, umukobwa yapfuye ndetse n'umuhungu yapfuye. Ni inkuru y'akababaro rero. Ubwo ibyo ari byo byose bari bafite abo bakomokaho ndetse n'inshuti zabo, reka tubihanganishe. Abanyeshuri biganaga n'uyu musore mu mwaka wa mbere wa RP Tumba College mu bijyanye na information technology, abo ngabo rero nabo bagire gute, urumva babuze umusangirangendo. Hari igihe usanga uyu munyeshuri yari n'umuhanga, ugasanga hari abantu yasobanuriraga, kandi buriya niyo umuntu ataba umuhanga mu ishuri hari n'igihe aba basetsa bakubita za blague, cyangwa se afite n'ikindi abafasha mu ishuri. Byonyine no kuba muri kumwe, tekereza ugiye nko ku ishuri ugasanga ishuri uri kuryigamo uri umwe, byaba bibishye pe, byaba bibishye. Nubwo waba wiga neza, nubwo ubwo nta nubwo wajya uharanira kuba uwa mbere, gusa wajya uharanira kugira amanota menshi, ariko urumva byaba ari bibi kuba rero nk'iri shuri babuze umunyeshuri. Ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru ibabaje ku gihugu, kubera ko siroga ivuga ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu zubaka, murabizi, kandi ni nako bimeze koko. Buriya urubyiruko nyine nirwo ruba rugomba kubaka igihugu, baba bagifite imbaraga ndetse bakiteza imbere no muri rusange. Kandi iyo umuturage ateye imbere n'igihugu gitera imbere, kubera ko umuturage uteye imbere ufite ibyo akora bimeze gute, abatanga umusoro. Niba utanga umusoro rero igihugu kiba kiri gutera imbere. Reka ubwo rero twihanganishe bavandimwe ndetse n'inshuti z'aba ngaba batabarutse. Mukomeze mukore subscribe kuri Dopa Media, abatarayikora bayikoze turabashimira cyane. Mujye mwibuka no gusangiza ibiganiro byacu abashuti banyu, kugira ngo nabo tujye tubana hano kuri Dopa Media. God bless.